Nyuma y'urugendo rw'imyaka 12 rwuzuyemo amateka, ibyishimo n'ibikombe bitandukanye, uruganda rwa Skol rwamaze gutangaza ko rutakiri umuterankunga mukuru wa Rayon Sport. Ese ni iherezo ry'ubufatanye bwari bwarabaye ikimenyetso gikomeye ku mupira w'amaguru hano mu Rwanda, cyangwa hari ikindi gikomeye kiri gutegurwa mu ibanga? Abafana ba Rayon Sport bari kwibaza byinshi cyane nyuma y'aya makuru atunguranye ndetse atabashimishije. Iki kihishe inyuma y'uku gutandukana kwa Skol na Rayon Sport. Ese Rayon Sport yabigiye kubona umuterankunga mushya urusha Skol imbaraga? Ese ibiganiro bikomeye hagati y'impande zombi bizatanga umusaruro mushya utunguranye? Hari n'abavuga yuko Rayon Sport yabigiye guterwa inkunga na Primus cyangwa se Bralirwa. Muri iyi video tugiye gusesengura amateka yose y'ubufatanye bwa Skol na Rayon Sport, ibyo bwagejeje kuri Gikundiro, impamvu ziri hinduka rikomeye ndetse n'icyo sobanuye ko hazaza h'ikipe ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda no hanze yarwo. Nucikwa n'ibisobanuro byose n'amakuru mashya ari kuvugwa ku bakunzi ba ruhago, reba kugeza ku musozo umenye ukuri kose kuri aya makuru akomeje kuvugisha benshi. Icyo ngusabye ni kimwe gusa, banza urebe munsi y'iyi video ukande like, ubundi ukande subscribe mu masegonda make cyane, uko bidashobora gufata n'amasegonda 5, ubundi twinjire muri iyi ngingo ya Rayon Sport ndetse na Skol. Byaba byatandukanye, Rayon Sport yabayiboneye undi mufatanyabikorwa udashobora guhuza na Skol ari we Bralirwa. Ibyo byose tugiye kubyinjiramo. Icyo nkwisabiye ni kimwe gusa, nucikwe, tera agatebe ume iminota mike cyane ibarirwa ku ntoki, ubundi twinjire muri iyi nkuru. Ubundi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda hari ubufatanye bumwe bwabaye ikimenyetso gikomeye mu buryo benshi batatekerezaga ko umunsi umwe ushobora kugera ku iherezo. Ubwo n'ubufatanye buri hagati ya Rayon Sport na ekipe ya Skol bwari bumaze imyaka 12 yose, imyaka yuzuyemo amateka, ibyishimo ku bareyo, ibihe bikomeye ndetse n'iterambere ryasize isura nshya kuri iyi kipe ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Ariko kugeza ubu ngubu ku itariki ya 9 Kamena, amakuru yatunguye benshi ubwo Skol yatangazaga amasezerano yayo nk'umuterankunga mukuru wa Rayon Sport arangiye. Ako kanya abafana ba Gikundiro, abakurikiranira hafi ruhago nyarwanda ndetse n'abasesenguzi batangiye kwibaza ikibazo kimwe ariko gikomeye. Batese ubiri ni iherezo ry'umubano wari warabaye amateka cyangwa n'itangiriro ry'icyiciro gishya? None se ubundi byose byatangiye bite? Ubundi mu myaka isaga 10 ishize, Rayon Sport yari ikomeje gushaka uburyo bwo kongera ubushobozi bwayo mu rwego rw'imari no kubaka ikipe ishobora guhangana ku rwego rwo hejuru. Muri icyo gihe Rayon Sport yinjiye muri uyu mushinga nk'umufatanyabikorwa mukuru. Byabaye intambwe ikomeye kuko amafaranga yateraga inkunga y'uru ruganda yafashaga ikipe mu bikorwa byinshi birimo kugura abakinnyi, gutegura amarushanwa no gukomeza ibikorwa bya buri munsi. Abafana ba Rayon Sport bahise batangira kubona impinduka. Ikipe yatangiye kugira ubushobozi burenze ubwo yari isanzwe ifite, ndetse ubufatanye bwa Skol na Rayon Sport bwahindutse kimwe mu byitegerezo by'imikoranire hagati y'ibigo by'ubucuruzi ndetse n'amakipe ya siporo hano mu Rwanda. Muri iyi myaka yose uko ari 12 ishize, Rayon Sport yabashije kugera mu bikorwa byinshi by'ingenzi, yegukanye ibikombe bitandukanye, yitabiriye amarushanwa mpuzamahanga ndetse ikomeza kuba imwe mu makipe afite abafana benshi mu gihugu. Muri ibi bihe byose, ikirango cya Skol cyari cyarabaye nk'igice cy'umwirondoro wa Rayon Sport. Abafana bari basanzwe babona ayo mazina yombi agenda hamwe, ku buryo benshi bumvaga ko gutandukana kwabyo bishobora kutazigera bibaho na rimwe. Ariko nk'uko ubuzima bugenda buhinduka, n'ubufatanye bw'ibigo n'amakipe nabyo bigenda bihinduka bitewe n'ibihe ndetse n'intego nshya buri ruhande ruba rwihaye. Ni muri ubwo buryo rero mu itangazo ryashyizwe hanzwe na Skol yatangaje amasezerano yari ayigira umuterankunga mukuru wa Rayon Sport yarangiye. Icyakora uru ruganda rwihutiye gusobanura ibyo wenda byaba bidasobanutse ku mubano warwo na Rayon Sport bangiye burundu, ahubwo bavuze ko ibiganiro bikomeje hagati y'impande zombi hagamijwe kureba uburyo bushya bwo gukomera gukorana. Aya magambo
yahise atuma benshi batangira kwibaza nimba hari umushinga mushya uri gutegurwa mu ibanga ushobora gutungura abafana mu minsi iri imbere. Kuki Rayon Sports yaba yahisemo guhindura uburyo bwo gutera inkunga na Skol? Ubundi nk'uko byasobanuwe, Skol yifuza kuva ku buryo bwo kuba umuterankunga mukuru wenyine wa Rayon Sports. Mu rwego rw'ubucuruzi bwa none, ibigo byinshi biri guhitamo uburyo bwo gukorana n'amakipe butanga inyungu ku mpande zombi kandi bukaramba. Skol rero ivuga ko Rayon Sports ishobora kungukira mu kubona abandi baterankunga benshi ndetse no kwishingikiriza umuterankunga umwe gusa, nabyo ntabwo ari byiza. Uburyo bushobora gutuma ikipe igira inkomoko zitandukanye z'amafaranga, bityo ikagira umuterankunga mu gihe ikaba yagira umutekano rero mu gihe umwe mu baterankunga yahagarika ibikorwa bye. None ibi bisobanuye iki kuri Rayon Sports? Iki ni ikibazo kiri mu mitima ya buri mufana wese wa Rayon. Abasesenguzi bavuga ko iki cyemezo gishobora kuba amahirwe mashya kuri Rayon Sports yo gushaka abaterankunga bakomeye kurushaho. Abandi bakavuga ko kubura umuterankunga wari umaze imyaka 12 bishobora kuzana ibibazo bikomeye igihe gito, cyane cyane igihe ikipe iri kubaka umushinga mushya no kwitegura amarushanwa ari imbere. Icyakora ubuyobozi bwa Rayon Sports bumaze igihe bukora ibiganiro n'ibigo bitandukanye, ibintu biha icyizere abafana bayo bashobora kuzabona umuterankunga mushya, bakaba babona igisubizo gishya. Ndetse muri aba baterankunga bashya bari gutekerezwa hashobora kuba harimo n'uruganda narwo rukora ibinyobwa byo kunywa bisembuye n'ibidasembuye Bralirwa. Bityo rero Primus ikaba yaba umuterankunga wundi Rayon Sports yaba yungutse. Ibyo byaba ari byiza. Abafana bari kubyakira bate? Ubu ku mbuga nkoranyambaga abafana ba Rayon Sports benshi bagaragaje amarangamutima atandukanye. Hari abashimira Skol ku rugendo rurerure rw'imyaka 12 rwabafashije ikipe yabo. Hari kandi abagaragaza impungenge ku hazaza h'ikipe igihe yaba idahise ibona undi muterankunga ukomeye. Abandi bo bafite icyizere ko Rayon Sports ari ikirango gikomeye ku buryo ishobora kugura ishoramari n'ibigo byinshi bishaka kwamamaza ibikorwa byayo. None hari ikindi gikomeye cyaba kiri inyuma y'ibi ngibi? Iki ni ikibazo gikomeye cyane kukivugaho, ariko nubwo nta ruhande rwigeze rutangaza andi makuru arambuye, kuba Skol yaravuze ko ibiganiro bikomeje bituma benshi batekereza ko rero hashobora kuba hari uburyo bushya bw'ubufatanye buzamenyekana mu minsi iri imbere. Hari n'abavuga ko Rayon Sports ishobora kuba iri gushaka uburyo bwo kwagura isoko ryayo, gukorana n'abaterankunga benshi icyarimwe. None se ejo hazaza ha Rayon Sports haba hameze hate? Cyangwa ahazaza ha Skol mu gufatanya na Rayon Sports? Ibi ngibi nta gushidikanya ko gutandukana kwa Skol na Rayon Sports nk'umuterankunga mukuru ari imwe mu nkuru zikomeye muri ruhago nyarwanda muri uyu mwaka 2026. Ni ihinduka rinini ku mpande zombi, ariko nanone ni amahirwe yo gutangira icyiciro gishya gishobora kuzana impinduka nziza. Icyo benshi bategereje kuri ubu ni ukumenya niba ibiganiro bikomeye hagati ya Skol na Rayon Sports bizavamo amasezerano mashya, cyangwa nimba Gikundiro igiye kwinjira mu gihe gishya cyuzuyemo abandi baterankunga n'indi mikoranire mishya. Ikintu kimwe kidashidikanywaho ni uko Sport imyaka 12 Skol na Rayon Sports bamaze bakorana yasize amateka atazibagirana mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ariko nk'uko amateka yandika ahora yandikwa, amaso yose barareba icyiciro gishya kigiye gutangira kugira ngo amenyekane nimba aya makuru ari iherezo ry'inkuru ndende cyangwa ari itangiriro ry'indi nkuru nshya ishobora kuza kurushaho gutungura abakunzi ba Gikundiro.